karabaye uwitwa Jihadi, uwitwa Pasomani, uwitwa François Xavier ndetse n'abandi bakurikiranyweho icyaha cyo gusakaza amashusho ya Yampano basabiwe gufungwa imyaka 5. ngira ngo abenshi bari bafite amatsiko yo kumenya ibyaranze urubanza rurerwamo abarimo Papi Nesta, abarimo Jihadi, abarimo Pasomani, abarimo Kalisa John ndetse na Ishimwe François Xavier bagombaga kuburana mu mizi ku cyaha baregwaho cyo gusakaza amashusho ya Yampano arimo akora imibonano mpuzabitsina n'umugore we. Twese cyane rero ngira ngo byinshi byaranze uru rubanza ngira ngo twagiye tubiriraho na mbere, gusa reka twongere tubyibukiranye muri makeya. ngira ngo barabyiga ko ubushinjacyaha bwagaragaje ko Yampano yatanze ikirego yemera ko yifashe amashusho akora imibonano mpuzabitsina ku bushake kandi akabika kuri email ye, ariko kuko Ishimwe Patrick uzwi ku izina rya Pasomani yari asanzwe ari umujyanama we yaje kuyadownloadinga ayakura kuri email aza ngo kuyasangiza Kalisa John, nuko rero Kalisa John uzwi ku izina rya K John ngo niwe waje kumufasha kuyasakaza. Yampano kandi ngo yatanze ikirego arega Jihadi ko yafashe amashusho ye akora imibonano mpuzabitsina akayashyira kuri site ye WhatsApp. Ni mu gihe kandi Kalisa John uzwi ku izina rya K John we yahaye papa cyangwa screenshot y'amashusho ya Yampano arimo akora imibonano mpuzabitsina. Ubushinjacyaha bukaba bwaragaragaje ko ayo mashusho yasabye uwitwa Papi Nesta ari we nawe bakaba barimo bareganwa, bukagaragaza ko nta yindi mpamvu yatumye ayo mashusho ayaka usibye ko yarashakaga kuyakwirakwiza. Kalisa John rero mu kwiregura hakanye ibyo gusakaza ayo mashusho avuga ko ubwo yasabaga ataragamije kuyasakaza ndetse n'umuntu yaragamije kuba yayaha. Uwitwa Ishimwe François Xavier we rero yemeye ko telefone yari yakoreshejwe mu guhererekanya amashusho ya Yampano, ariko avuga ko hari umukozi bari baturanye akaba ari nawe wakundaga gukoresha iyo telefone ye, bityo ikari ishobora kuba ari wasakaje ayo mashusho. Gusa ubushinjacyaha bwerekanye ko uyu nguyu Ishimwe François Xavier yacaga abantu 200 cyangwa se igiceri cy'ijana kugira ngo aboherereze amashusho ya Yampano. Si amashusho gusa kandi ya Yampano uyu nguyu Ishimwe François Xavier yasanganywe y'urukozasoni, kuko ngo muri telefone ye ngo hasanzwemo amashusho menshi y'urukozasoni yasangizaga abantu abanje kubaca amafaranga. Undi rero n'uzabakiriho Cyprien uzwi ku izina rya Jad Mushu, uyu nguyu rero ubushinjacyaha bwagaragaje ko kuri site ya WhatsApp yashyizeho amashusho ya Yampano akora imibonano mpuzabitsina. Bunavuga ko hari video ya Jihadi arimo aririmba ndetse anakoma akagoma avuga ko imipuri y'Inyarugenge ijagaraye ngo ariko mwihangane ngo gitare ngari ku ngoma. Ubushinjacyaha kandi bwerekanye ko hari groupe ya WhatsApp uyu nguyu Jihadi yarabereye admin yarimo abantu barenga 989 kandi yashyizwemo ayo mashusho ya Yampano. Hakaba kandi hari abatangabuhamya barimo Eric Semuhungu ndetse n'uwitwa Gatete Sharon bavuga ko babonye amashusho ya Yampano yashyizwe kuri site ya Jihadi. Jihadi rero mu kwiregura abwira urukiko ko atigeze yoherereza umuntu numwe amashusho y'urukozasoni, gusa yemera ko nawe yabonye muri groupe ya WhatsApp. Jihadi rero mu kwiregura yireguye agira ati ndi imbere yanyu nta muntu numwe nigeze noherereza ayo mashusho kubera ko enzi ko bigize icyaha. Uwitwa Kwizera Nesta we rero yemeye ko ayo mashusho yahawe akayoherereza abantu babiri barimo Kalisa John, gusa avuga ko ayo mashusho nawe yayabonye yaramaze kugera hanze. Papi Nesta kandi yasobanuye urukiko ko atigeze asangiza ayo mashusho abandi bantu, asaba kugirwa umwere ku byaha akurikiranyweho. Nubwo rero abo bose baregwa bireguye bakana ibyaha bakurikiranyweho ndetse bagasaba urukiko ko rwabarenganura ngo bagahabwa ubutabera, ubushinjacyaha bwasabye urukiko kwakira ikirego cyabwo rugahamya abaregwa icyaha bakurikiranyweho, ubundi bagahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 kuri buri umwe. Ngaye nguko rero